Murakoze cyane. Mu by'ukuri yarishimye komite olympique ko urumva nagiye birumvikana ngiye ari giye nkanjye nk'umunyeshuri nyine ugiye kwiga, ariko ngenda n'ubundi mu rwego rwa taekwondo rwa Aspire Taekwondo ko nayo mbivuze, ariko ngenda n'ubundi nk'umunyarwanda bivuga ngo nagiye mu rwego rw'igihugu ko nagiye noherejwe na komite olympique nk'abahagarariye siporo n'amafederasiyo hano mu Rwanda. Bivuga ngo rero amasomo twari dufite intego byari ugutsinda nyine tugakurayo impamyabumenyi, ariko hariyo uburyo bwinshi bushoboka kubera ko hari amanota yasabwaga kugira ngo ubashe kubona diplome utayabona, kuko hari amanota yo hejuru arenga 80% tuyashyize ku ijanisha uburyo uhabwa diplome nyine, ariko mu gihe ubonye munsi yayo mu kigero kigereranyije ntabwo washaka kubona diplome wabaguri buhabwe certificate, ariko watsindwa noneho nabwo utageze ku manota nabura y'icya kabiri niyo certificate ntuyibone bakaguha gusa icyangombwa cy'uko witabiriye ayo mahugurwa. Ntabwo rero cyari ikintu cyoroshye cyane ko ari amasomo tubifate mu gihe gitoya tukayiga, ari amasomo menshi. Rero komite olympique kunshima no kwishimiye umusaruro nakuyeyo, kuko nabashije kujya mu cyiciro cy'abafite amanota yo hejuru mu nkora yo diplome, ariyo ntumbero ya mbere yari ihari, ariko by'umwihariko sinakureyo diplome gusa kubera yuko nubwo twari kubona diplome ariko harimo ibyiciro muri ayo madiplome, ku buryo mu madiplome twabonaga iyo wagiraga nanone amanota iyo hejuru cyane bashyiraho ibyo bita mention, nko gushyiraho icyiciro cy'ibyo wabonye cya diplome wabonye. Muri promotion yanjye naje muri batatu gusa bagize amanota yo hejuru kurusha abandi, mpabwa mention ya B yo kuba nakoze neza cyane. Urumva ni ryari ishema kuri gihe nk'umunyeshuri, ariko numva ko ari ryabaye n'ishema ku gihugu, kandi na komite olympique yabaye ishema nk'abampisemo bakanyohereza. Ikindi by'umwihariko noneho muri abo bagize amanota batatu bagize amanota hejuru bakabona mention ya B, ninjye wabaye wa mbere numva muri promotion yose, ninjye wabashe kuba wa mbere. Numva ari ikintu nishimiye nanjye nk'umunyarwanda wagiye uhagarariye siporo mu gihugu kandi uhagarariye u Rwanda. Komite olympique rero nayo byarayishimishe kuri umusaruro, kuba barangira icyizere bakampitamo bakanyohereza, nkabasha no kwesa umuhigo kuba narabaye wa mbere kurusha abandi. Urumva ko nabo ari ishema kuri bo, ni ishema ku gihugu. By'umwihariko kandi muri iki cyiciro nari ndimo mbona yuko hari byinshi byabashije kugenda neza mu izina ry'igihugu cyacu, kuko nabashije guhagararira abanyeshuri twari turi kumwe muri iki cyiciro, ni ngewe wari chef wabo. Urumva ni ikindi kintu ubona yuko cyaduhaye izina ryiza, kandi ubona yuko abanyeshuri bishimye n'ikigo kikishima. Ikindi mbasha gutanga igitekerezo, nkoresha siporo yanjye ya taekwondo kugira ngo umuhango wo kurangiza wo gusoza ibirori nk'abanyeshuri tubashe kwerekana ibirori. Nigewe nakoresheje taekwondo nkora demonstration mu izina ry'abanyeshuri bose. Ubona yuko ari ikintu ikigo cyishimiye, kandi ari n'akandi kantu navuga ko ari agashya kabashe kuboneka muri programme zisanzwe zari zikorwa. Ikindi nuko sinzi wenda nimba ariko byari bisanzwe, ariko naje no gutungurwa yuko baje gutumira itorero ry'abanyarwanda riba muri Suisse, babasha kwizihiza, babasha kutubikinira mu birori byo gusoza amasomo. Bivuga ngo urumva ko u Rwanda rwagiye ruzamo kenshi ruserukana ishema.